iby'Imana itarakora iminsi izabirangiza ikaze mu ndirimbo y'umunsi mwene data nayambwiye ngo hari ibintu iminsi ubwayo izirangiriza Imana itabaye ngombwa ko ibikora. Yobu we yaravuze ngo kuko iminsi mike nishira nzanyura mu nzira ntazongera kugaruka mu kundi. Tegereza iminsi ishire bundi hari ibintu bizajya byikora ku bw'iminsi. Burya igihe gishobora kurangiza ibintu cyangwa kikabishyiraho. Bani kurinde kandi kubake muri iyi minsi mpaka iminsi yawe izagera ibintu bimwe byivaneho bitabaye ngombwa ko Imana ibyikorera. Yesu aguhe umugisha. Amen. Ninaho zari gati amaraso yahabuwe iby'Imana itarakora iminsi izabirangiza. Abakwanga nibavuga ujye winumira, nibagira icyo bakora ujye wihorera. iby'Imana itarakora iminsi izabirangiza. 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 Nta nduru nta rusaku byayibuza kumva ukuri kuva mu itangiriro kugera mu byahishuwe niwe mwami w'ukuri. Nta nduru nta rusaku byayibuza kumva ukuri kuva mu itangiriro kugera mu byahishuwe niwe mwami w'ukuri. Aburahamu ati ijambo mbwiye Imana rinkoze ku mutima, reka mve muri Uriya Bakarudaya njye mu gihugu uzanyereka nikuvuze, kandi uvuze kuzampera y'umugisha. Ijambo mbwiye Imana rinkoze ku mutima. Aburahamu ati ijambo mbwiye Imana rinkoze ku mutima, reka mve muri Uriya Bakarudaya njye mu gihugu uzanyereka nikuvuze, kandi uvuze kuzampera y'umugisha. Ijambo mbwiye Imana rinkoze ku mutima. Aburahamu ntiyari kubona Isaka atavuye muri Uriya Bakarudaya. Mana wakoze agatendo Sara byari Isaka araseka, n'ubu wakora akantu